Uyu munsi turi tariki 29 z'ukwezi kwa munani 2024 byari ku masaha y'umugoroba ubwo inkuru yatugeragaho y'Ikanombe ku kibuga cy'indege, ahantu hasa nkaho hari agahuru ku ishyamba cyangwa se ahantu bateye igiti kera ari kinini cyane, aho humvikanaga ijwi ry'umusore avuga ati ndapfuye cyane ukuboko kwanjye, ariko iruhande rw'icyo giti hari hahagaze umupolisi yatunze intwaro mu ishyamba cyangwa se muri icyo gihuru. Nuko aho hantu bahisagurwa cyane kuko igisirikare cy'u Rwanda gifite umutekano mwinshi, gifite n'umutekano uhambaye cyane, cyahise kiyagota cyihuta cyane mbese nko kuzimya umuriro. Mu kumara kugota aho hantu nuko hahise haza inzego zishinzwe umutekano ziza zihuta cyane kugira ngo zitabarire hafi umuntu wari gutaka muri icyo gihuru. Nuko bakimara kugota icyo gihuru haturutsemo abasore b'inkorokoro banini, nuko basohokamo gake gake ubwo izo nzego zishinzwe umutekano zari ziri hafi aho ngaho. Nuko bakimara gusohokamo aho ngaho bahise bafata ibintu byose bari bafite babitereka hasi, baryama hasi, nuko bahita babatunga izo ntwaro. Ariko ntitwaje kumenya ikintu bari guhora uwo muntu uri mu ishyamba, n'uwo muntu twaje kumubona isura yiwe bitewe n'impamvu z'umutekano we. Reka mbereke ukuntu iyo nkuru yaje kugenda.